ababuriye abantu hariya ngo turambiwe ubu bwicanyi. Kuki leta ya Kongo yaje gushyingura abaguye mu nkambi kitashyinguye abaguye mu mujyi Goma barashwe n'umusirikare? Kuba Muyaya yaje nka minisitiri wa leta igeraho noneho umuntu wari mu nkambi muri shitingi yaciwe n'umuyaga yamaze gupfa, leta igura isanduka ya miliyoni. Abantu bakunda umurambo. Ntabwo ari ukunda umurambo, ahubwo uyu murambo ni iturufu rya Kisekedi, nibo barashe bariya bantu. Kwari abantu bazajya ku mutwe w'M23, bizajya ku mutwe w'uwatsinzwe uru rugamba. Sinari nabikubwiye ubushire tubareba bamanuka bari kumwe n'intama, bari bizeye ko nta kintu gihari, ikiguruka cyose bari barakimene. Ubundi muri bari abantu bose inyeshyamba ni makenga n'inyeshyamba nanga bamurashe bakarasa bawiringoma ipfa kuba inyeshyamba igihari, kuko bari bose bavutse kubw'inyeshyamba. Ubutegetsi butabasha kurinda abaturage babwo buba bwatsinzwe. Ababuriye abantu hariya ngo turambiwe ubu bwicanyi. Ngiye icyo nshaka kubaza leta byarayinani, ariko se abarimo baha inkunga leta n'abandi bayibwira amagambo atandukanye yamirya mpuzamahanga. Oya, buretse hano ugiye ikindi kibazo ndimo nshaka kumenya, abarimo barega leta kwitabafashije abaturage. Ndimo ndatekereza ko hari ibintu bibiri bakwiye gukora. Icya mbere nuko niba leta yananiwe kubarinda baririnda, byagorana. Sizo nkomoko z'inyeshyamba. Rega inyeshyamba buriya n'abaturage birinze. Yego, ku ruhande rumwe nibo nubwo iyo abaturage bahaguruka bashaka kwirinda birangira hajemo n'abanyapolitiki kugira ngo ibyara abaturage birinze bagire imbaraga noneho y'umutwe wa politiki. Batajemo abanyapolitiki bajya bafata abaturage nk'abigumuye, ariko iyo bamaze kuzamo nanga bitangira guhindura ishusho. Ngewe icyo ndimo nibaza mbere yuko tuza kuvuga ku bindi bihari muri Kongo kuva iyi ntambara ya M23 na leta yatangira n'abandi bose biroshyemo barwana, n'ubwa mbere hapfuye abantu benshi cyarimo. Kuki leta ya Kongo yaje gushyingura abaguye mu nkambi kitashyinguye abaguye mu mujyi Goma barashwe n'umusirikare n'abasirikare? Kitashyinguye abaguye ku nturo babatwikira mu nzu. Abo bareke ndimo ndashaka ngo babandi bajugunyaga mu bikamyo, ndashaka ngo turebe babandi bo mu bikamyo. Murabibuka barashwe n'abasirikare barindaga perezida Kisekedi kugeza no wibuka ko bamujyanye no mu rukiko ngo bakamukatira igihano cy'urupfu. Ariko abo bantu bako batashyinguye mu cyubahiro kuri iyi nshuro kaba ari urupfu ruteguye. Muyaya yanemeye akamanuka n'abandi bayobozi wabonye amasanduka babahambamo. Ari amasanduka nabonye mu gitente, ari amasanduka ku buhanga bw'ibyuma baze kuyatwereka. Ari amasanduka bashyinguyemo bari abantu kari agaciro. Kuki baje kubagurira amasanduka batari barabakuye mu nkambi? None se nkambi kuko igihugu cyabo uburasirazuba hirya Goma huzuye inkambi gusa, uzi icyo bivuga? Babajyana mu zindi se bari ubushize nari ndimo nibaza ngo M23 kurasiza inyeshyamba yakunguka iki? Oya, kurasa inkambi, kurasa inkambi nyine, kurasa mu nkambi yakunguka iki? Ese Kongo yo irashe mu nkambi yakunguka iki? Mushyire umunzani, yakunguka. Tugiye kuzana umunzani, namwe mudukurikiye murebe ninde wakunguka iyi nkambi irashwe. Kongo yakunguka, ijwi ryazamuka ry'ibyirimo ivuga. Uzi cyabaye? Kuba Muyaya yaje nka minisitiri wa leta akaza akajya no mu banyamakuru akavuga, akazana abanyamakuru akuri Kinshasa, akaza akajya mu binyamakuru agasobanura urupfu rw'aba bantu, akabyitaho bakagura ari amasanduku. Uzi ikigaragara? Nibo bari bateguye iki igikorwa cyo, nibo barashe bari abantu. Ntekereza ko n'abazarenda ishobora kubitaza uwarashe, ariko impamvu mbivuga kuki abaprofisi kabakoresha. Niyo yatangaje ko barashwe n'u Rwanda, Amerika nayo iti birashoboka bukeye iti mwikoreye iperereza, nubwo twabitangaje nta perereza twakoze. Ibindi bihugu nk'Ubufaransa bihagarama aho hagati ariko biricecekera. Noneho icyo nibaza aba bantu iyo barashwe na M23 yari kuba nayo ifite iturufu irimo gukoresha by'inkambi kavuga iti ni mutabare ntimureba ko leta yamaze abantu, noneho nayo ikataka. Buri wese wakoze ikintu akavuga mbere, akaba ariyo mpamvu ye. Sinzi ukuntu ndi bubivuga sobanuye mu Kinyarwanda byumvikane, cyangwa sinzi niba ndibona indi terime nguvuga ngo kwikinga ku muntu nyine. Akavuga ati niturasa muri iyi nkambi turahera ko kanya natwe twataka tuvuga ko dutabara barimo kugwa mu nkambi, dore leta yatangiye kubica. Babona impamvu yo gusatira Mugunga. Ni urebe imirwano ihari, ntabwo M23 yaje muri Mugunga.
none se byaba bifite ahantu bihuriye n'uko mu minsi ishize bavugaga ngo batangaga amatangazo ngo hari abantu ba M23 bari kwinjira mu nkambi bakajya barokiritamo urubyiruko bagenda bajyana abantu. ndagira ngo urebe urumva ukuntu ibintu byatangiye. Bigeraho noneho umuntu wari mu nkambi muri shitingi yaciwe n'umuyaga yamaze gupfa, leta igura isanduka ya miliyoni. Abantu bakunda umurambo. Ntabwo ari ukunda umurambo, ahubwo uyu murambo ni iturufu rya Kisekedi, kandi umurambo uri bugufashe nawe wawukunda. Wawurwana. Yego, ntabwo wabonye ya komedi Kanyombyi yakinaga akaza akavuga ati hariya hapfuye umuntu, akabona abantu bose baranywa akajyayo, hagatangira bajya bacyo akajya afata atari ku uyu musaza yari imfura te, kuko yabonaga ibyo banywa akavuga ati ntabwo haba hapfuye umuntu utari nyir'urugo. Ntumbwire ko ari ndayavuye kandi arimo kumbi ngo hari umugore wabyaye umwana arapfa. Umwana wapfuye avuka, abandi batuwe musaza se ati byihora ate yaratuye haruguru y'iwacu, ati ibyago bikomeje kuba byinshi kuri uyu musozi, bati twari tugize ngo nuwa hano, agaceceka akimuka akajya ku kindi gikundu, ubwo arimo arashakisha amakuru. Ati urugo rwagize ibyago cyane, bati cyane kane twagize ibyago cyane. We bari inshuti we. Ati yari inshuti ate? Bati ndese ndavuga nyir'urugo. Ati ndavuga nyir'urugo wagize ibyago. Hakarinda atamenye inde wapfuye cyangwa se yagira Imana akaza kumugwaho. Rero uburyo uyu mupfu wo mu nkambi, uburyo yakorewe ibirori, ubu ibirori bamukoreye byo kumushyingura birasa n'ibindi birori. Muribuka inkuru ya Kishishe? Yego, bavuga ngo M23 arashe Kishishe bigitangira, icyo gihe twari tukijya mu ishyamba tukigira inzira taratuvunira intambwe. Urumva abantu bose isi yose, Kongo ngo ikoranga ubushakashatsi, ibinyamakuru isi yose, abaturage bakishishe hatangwa harya n'icyunamo. Yego, kubera ko n'abantu bapfuye leta yubatse ko igomba gukoresha nk'intwaro yo kwataka uwo barwana. Burarega nayo M23 yatubwiraga ngo urumva ngo twebwe ntabwo twize dutera ngo ariko twatabaraga abaturage bacu barimo gupfa batewe na leta. Nabyo byabaga ari nka 2% by'ukuri, ntibashobora kuba yatatse. Ariko noneho muri uko kwataka bagahura na Bazarendo na FDLR nabo w'ibisare bakarasa abantu, noneho M23 ikabibonye proof. Ntitwababwiye se ngibi dutabara bikarangiraho gutabara babonetse koko. Imikino yose bari kwizengurutsa ku baturage. Niko bigenda kuko bari abantu bazajya ku mutwe M23, bizajya ku mutwe w'uwatsinzwe uru rugamba. Bizarangira leta idatsinzwe kuko leta ntabwo yatsindwa. Ariko ziratsindwa, nkuru urutonde rw'yatsinzwe se. Harimo n'abavuye n'abariya barimo kurwana ku ruhande rwa leta, bari muri leta yatsinzwe. Yego, ahubwo bashobora kuyitera umwaka. Buri umwaka hari ukuntu udapfa ugapfana na nyirawo. Wavuye ahatsinzwe agakomeza akarwana kuko atarwanira ukuri. Icyo ikibi yari afite cyo kwica abo bantu kikamwokamaho, akagoma akabica, ariko no gutsindwa bikamwokama. Birasaba ko birimburamo ikibi, ariko nuko cyamaze kuba kimwe mu mitsi yabo, kimaze gukura. Aha rero Okapi iravuga iki ku mirwano, kuko ni radio ya Monisco. Uribaza ariko aho umuntu ashinga radio ishingiye kuri Monisco, uzi icyo biba bisobanura? Abantu baba baraje mu gihugu bazi ko batazahava. Kugeza ubwo anashingana radio. None ntabe Monisco ntimaze imyaka isaga 20 muri Kongo. Gusa radio imaze imyaka 20 ikora ntiyungutse cyane, yarungutse yayamazemo. Ndebera ibyo uvuga ku mirwano. Abacuruzi amabuye y'agaciro baramamajeho bararangije. Les FARC s'élancent une offensive pour récupérer les zones occupées par les M23. Yagabye ibitero kuri itariki 16 mu gitondo cyaho. Les affrontements opposent kuri itariki mu gitondo 16. Les rebelles d'M23 à l'armée congolaise, soutenus par les groupes armés locaux sur les plusieurs fronts dans le territoire Rutshuru. Les affrontements se concentrent autour des localités de Lubirizi et Rwindi, indiquent plusieurs sources locales. Amakuru atangwa nuko ibyo bice ari byo birimo intambara ho muri
imirwano Rubirizi yubuye na za Rwindi imirwano muri yubuye teritwari ya Rucuru. kandi abantu barimo bararwana bucece ariko intambara irakomeye iri hariya ntabwo yoroheje. Ikintu gihari Kongo nk'uko yabivuze ndetse na Sadeke n'abandi biminjiriyemo agafu. Mu minsi yabashize havugwaga ngo abasirikare ntibuka itsinda ukuntu babise bagombaga guhagurukira i Lubumbashi baza muri ibi bice nyine ba leta ya Kongo baje kongera gutanga umusada cyangwa gufasha. Sibyo 2900 bya South Africa byarazamutse byagiye bizamuka. Birashoboka nubwo ikintu gihari cyo byazamukanye na za CH4 zaguzwe n'ibindi bitwaro bye ntawamenya. Ariko ikintu kiba gitangaje umunini nduba batangaje ko leta ya Kongo yaguze intwaro. Mwaba muzi ko mu Rwanda dufite itegeko ribuza gutangaza intwaro zaguzwe, intwaro cyangwa bavuga intwaro, ibikoresho n'ibindi bishamikiyeho by'igisirikare cyangwa by'umutekano. Ariko harani mu ngo rugamba niteka hani mu rugamba n'uburyo we wavuga iyo ureba mu gisirikare we nka kuriya kangu urugero nka cya gihe ya ndege ya Sukhoi yacaga hariya bakayirasa abahanga mu by'intambara twamaze tukurikije kiriya gisasu niki hagahita mbwira ubwoko bwacyo yamara kumbwira ubwoko bwacyo ubwo nkamenya ko u Rwanda rubitunze rugifite. Ariko hari bajya kubigura cyangwa ibihugu kibibemerera ku mugaragaro bikajya mu itangazamakuru. Perezida wahagenda akajya kugura irunaka akifotoza cyangwa akagira ati ugasinya ibintu ngo tuzabaha ibibunda bingana gutya. Bashaka kutavuga byinshi ariko bavuga biri avance biri hejuru cyane. Birashoboka. Rero iyi mirwano irasa nkaho igiye kubura ariko ngira ngo noneho ntabwo iri hafi. Gusa ikikubwira ko imirwano hirya yabaye myinshi ni impunzi ziri Kongo ziri Goma mu mujyi kuko ziracyaza. Impunzi zakomeje kuza ariko Goma byo warabonye ko igitekerezo cya M23 kwifata bitashoboka. Ariko ibyo bintu nabibabwiye ngo mu munsi byaduka Goma hano dufite abanyamakuru ngo ziriya nkambi zimeze nka za nandi mine zikikije umujyi wa Goma. Ntabwo ari ikibazo cy'inkambi kuko iriya nkambi bateyo gato nukuta M23 nako leta itera mu nkambi bakavuga ngo dore M23 irica. Ariko ntabwo yaba ari ukuvuga ngo M23 irica abantu kuko habaye imirwano bashaka gufata Goma n'inkambi zitaraza na Kanyarucinya itaraza. Goma yari Kibumba nako M23 yari Kibumba ntigeze itinyuka Goma byo wabonye ko Tshisekedi iturufu yari yajyanye mu Bufaransa ubushize kandi nanjye ndiwe nemera ko uriya perezida nibwo buryo yari afite yaravuga ngo Goma iri mu kwaha barayinize kugira ngo abantu bose batabare. Ejo bundi nabonye banavuga ko barega M23 kuba ngo yagiye mu birombe gucukura. Si muyaye wabivuze ra abaze ntabikura wenda ko hari amakuru y'ejo bundi mu Kanyukana abandi bavuga ati ntabwo dushaka umuntu wacu ushobora ba FC wajyamo mu buryo bwo gucukura. Ngo ntaga batekereza ko harimo umuntu wabyitwaza cyangwa ko bati uya kuba babivuze. Ubundi se icyo nibaza ibirombe biri muri zone nyeshyamba zirimo abacukuzi barimo zizabirukana cyangwa baraguma kwicukura. Par discipline yabo ngo bakomeza bagacukura ariko bikagaragara ko buri wese uri gukora bifitiye amategeko byubahirije amategeko. Amategeko yanditse ko bavuga ko batemera ubutegetsi bwa Tshisekedi. Afite amasezerano nyine buriya. Reka ngubwize ukuri biriya bintu ni intambara. Ikindi kintu nibajije ni ikijyanye naho Ramaphosa z'i Kigali imvugo ye yarumvikanaga ariko ibintu bya politiki birakweguka. We yarabyumvishe nka perezida w'igihugu ariko ntiwakwemeza ko na Sadeke yabyumvise kuko hariya hari nka Sadeke ntabwo hari nk'igihugu. Buriya rero kugira ngo afate icyemezo cyo gukuraho ingabo ni Sadeke ifata kiriya cyemezo. Gusa nashatse kwibaza nagize amatsiko yibi ndimo kuvuga ndavuga ngo reka nzabaze umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda nyuma yaho Ramaphosa avuye i Kigali perezida wa South Africa n'ibindi hari ibikorwa bigaragaza ko South Africa ishobora guhagarika imikoranire na leta ya Kongo mu ntambara kuko bafatanyije na FRDC irigare cyangwa bihwanye no gukorana na FDLR. Gukorana na FDLR bihwanye no kuba umwanzi w'u Rwanda cyane biba automatique. Niko mbivuga ariko abanyapolitiki njya nibuka nigeze mbaza mu kintu ntago muko ari ndagihakana. Wenda ajya kumubaza tuzabireba.
twumve icyo bitubwira ko ingabo zahagarara kuri front line na FDLR n'ibiki n'ibishwamo bigira gute Tenza nawe icyo umwana gihugu izo ngabo ziturukamo ntimubabanze zekata bari ku kazi nk'abandi abanyapolitiki ntabwo wibuka ko namubajije cyangwa hariya Ntabwo biriyo uretse babizi ngo gato. turiyo kubera ifaranga ntabwo turiyo kubera muretse gato ubufasha ntabwo wibuka ko namubajije ari nko kuwa mbere umubano wanyu n'u Burundi umeze utatereka tumeze neza ati abantu dana baratemberana ati bimeze neza ndatashye ndaryamye burije burakeye ngaruka kuwa gatatu umubano wanyu n'u Burundi umeze utati wajemo agatose nise ko bafunze umupaka ati ibyo ngibyo nimwe twabyumva ntabwo nzi umuyaga uriya muyaga wari wo kuyihe nyanja ngo wabateye bumvise nabo kuri radio nk'uko natwe twabyumvaga nabo bavuga ati twumvise muri radio babyandika batyo ngo Burundi bwafunze ngo wabyumvise muri radio ngo natwe tubyumvise nk'amwe ikintu gihari muri aka karere hari intambara hano ngira ngo amafoto ya Muyaya ndabona itangarije ku bijyanye no gushyingura abantu hariho yavuze ati RDC abantu 22 barimo 22 mu bashyinguwe ni abana les parents caresse de lève pour leur avenir none se hashyinguwe bangaho ubundi umubare ntawe yashyizeho ariko numvise bavuga muri 40 none se aba bantu 40 barimo mariki iruta 130 barashwe n'abasirikare terwa n'uwarashe uwo barashe batazi uwarashe we bagize ibyago kandi n'uwaje akaza mu rusisiro akarasa abasivili noneho wanazwi na leta yari yemereye igisirikare kiyemera ko abasirikare babo barasha abasivili ntiyaza niyo yakora bikanze ngo M23 n'u Rwanda muri Goma barasa abasivili leta yarabyiyemereye abo bantu ntibashyinguwe none muri abo basivili barashe harimo abana n'abagore inzirakarengane kimwe n'izo zose zaguye mu nkambi kuki bo batabakoreye ceremony yo kubashyingura mu cyubahiro n'ubu imiryango yabo iracyari ibibaza ngo abantu bacu abantu bibuka abantu babapakiraga mu makamyo sinzi niba bajugunya sinzi niba bagenzi bacu hano bakigira amavideo ko bongere babereke babapakiraga nk'ibishingwe bijyinduba niho mu Rwanda tujugunye ibishingwe none aba bashyize amasanduka y'imyeru nakubwira iki arandika ati les sans cri vengeance bazihorera nicyo bivuga ndagirana kuri ndese M23 n'u Rwanda nekereza ko umuntu wisha abaturage nizera ubu umuturage w'Igoma uri murebo iyi ceremony yabaye yego nibyo birakwiye ariko yatekereza bavandimwe bese cyangwa abana be n'abandi bantu benshi bajugunywe kurya mu modoka bamaze kwicwa n'abasirikare atekereza iki twebwe ntituzi noneho n'irimbi rusange bajugunyemo ari ibintu nyine ureba ukabona ko politiki ari igitangaza icyo twabwira abantu nuko mu minsi yashize byasaga nkaho M23 na leta byihaye icyo twakwita ceasefire cyangwa habayeho guhagarika imirwano ariko kuri iyi nshuro imirwano yongeye irubura kandi ni intambara ishobora kuba igiye kubikomeye kuko leta yamanutse irashaka kurwana Sadek iracyahari abafasha babandi Bujumbura nayo nuko reka nta muvugizi tukibona tubwire ati amayugi mwayaguze mwese ko oya ntabwo dogiteri yawo umuvugizi w'inyeshyamba ngo bive muri ga amayugi mwayaguze mwese ko hagiye guhamirizwa reka nta dogiteri wabaye inyeshyamba biragorana umuvugizi biba byanze biragorana biba byamunaniye ariko nyine ubwo hari impamvu bahisemo guceceka ni impamvu zabo bwite ntago batugiye kurwana buturi n'akandi kandi dushobora kuzayiboneraho buriya dushobora kuzabona bya bikorwa bya mass bya AFC na M23 cyo kujya bagenda mu giturage gutyo bari mu centre oya bira bintu byo kugenda mu bintu ntago bajya kubihagarika CH4 ntizaje ikigaragara sinari nabikubwiye ubushire tubareba bamanuka bari kumwe n'intama bari bizeye ko nta kintu gihari ikiguruka cyose bari barakimene kiza gicecetse kihuta bakimeneraho giteretse izindi barazimanuye zarashize drone buri munsi zigwa none reka tuze turebe ubwo haje izindi drone hajye ni drone ni indege iyi drone zavuye South Africa niyo yavuze ko izazibaha ariko bafite n'izindi CH4 izo rero tugiye kureba ubwo drone zagarutse turebe niba bongera kwigabiza imihanda bakagenda ngo bagiye mu miganda bagiye mu biki imiganda yo barayikora ariko urumva ibirimo abasirikare bake n'abaturage ariko bagiye mu bukangurambaga ukuntu buriya bukangurambaga buza abagize izi nyeshyamba bose bakaba barimo
uzi umuntu utabonekamo ubundi muri bariya abantu bose inyeshyamba ni Makenga ni inyeshyamba bavuga ati rihehe ko abandi wasanga nta n'umutamiro urimo oya inyeshyamba ntabwo iraboneka ni ukuvuga ngo rero nanga bamurashe bakarasa bawiringoma bakarasa abaturage bose tuyo batureba bidegembye ngo bari hazuka abandi ipfa kuba inyeshyamba igihari kuko bariya bose bavutse kubwo inyeshyamba kandi inyeshyamba igize ite irakitsimbye ntabwo aragaragara mu ruhame pe ariko yagaragaye ashyira abapolisi mu gihe babandi bajya mu gipolisi bambaye imyenda y'icyatsi kibisi ubururu cyane yijimye ariko ikintu yavuzemo cyari gikomeye kikubwira ko ibihano by'inyeshyamba biba bitari seri umuntu bazafata yariye ruswa bazamwica buriya bazabashyira ku murongo kuko niba igisirikare baragize ku murongo wenda abapolisi ntihazajya haburamo abantu bigira nk'abasivile buriya abapolisi ariko ikintu gihari ubwo aba basirikare bizi inyeshyamba nta muturage urataka avuga ko bamwambuye usanga n'igipolisi bazagikanda cyangwa no kwenda zone barimo batemera itangazamakuru kuri njye byaba ibinyamakuru mpuzamahanga byaba iki birashishetse guverinoma na Muyaya n'abandi bose Kongo onyaho tarongera barazutse baragarutse mu kuvuga barafashaga he baricecekeye baragarutse ariko nubwo bagaruka ntago bagaruka bavuga ibice bafashe buka kundi bahoraga bavuga Kongo nta kicira afata Kayiko ntabwo akivuga Kayiko baragaharuje karashize Kayiko nta kivuga baragaharuje karashize ntabwo akivuga rero bisobanura ko ingono yarashiririye Kayiko baragaharuza ikintu mwibukaho ntajya nibagirwa kuri General Kenge ni igihe uyu gavana wa hano yitwa nde w'uburasirazuba hariya nyine bari sinzi ukuntu Peter Chirimwami bamurasiye mu kigo cyitwaga kigo nyibagiwe ntewe Rumangabo cya kindi bavuga ngo bazashyiramo M23 nisubiza intwaro bamurasiyeyo umugabo yagaragaye ku kinyamakuru yambaye inkweto ibaza araza ageze hariya timwe murivugisha nuza Ekenge ati dusubiye inyuma kuko tudashobora guhangana n'inyeshyamba ngo tutica abasivili Kirimwami ati byihorere ati byihorere nsubiye inyuma nambaye urukweto rumwe cyangwa ndacitse ati mbuze gato ubwantuza yatubwiraga ati arancitse atarancitse ati namurebaga neza ati Bemba namurebaga ati ukuntu ancitse ariko amateka babameza maze ko bari nk'ahantu nka general amufite ndavuga inyeshyamba nkuru mufite nk'ahantu buri gitondo bari kuba bagize ibyago ubutegetsi kubona minisitiri w'umutekano yafashwe n'inyeshyamba mwamugushije ishyano buri ariko ngo abantu wibuka ko na Bemba ari inyeshyamba mu zindi bazi kuguruka ntacyo wagira ahangaha arimo arasobanura iyo ntuza yitwoherereze kugira ngo tuze ni ku itariki 14 Muyaya aseseka igoma baje gushyingura reka twumve ijwi rye niba waribona twumve uko avuga ijwi rye Passé depuis plusieurs jours, des compatriotes ont été tués sauvagement par des bombes qui sont venues de l'armée rwandaise et qui ont tué 35 de nos compatriotes. C'est un crime de guerre parce qu'ils étaient dans un camp des déplacés. À côté du gouvernement provincial, le gouvernement de la République apporte depuis les premiers jours l'assistance qu'il faut aux familles des victimes. Mes collègues de droits humains et de la solidarité et des affaires humanitaires sont là. Je viens moi-même en appui parce que demain c'est une journée de deuil, une journée de célébration pour tous les compatriotes qui ont été fauchés. 35, c'est un événement national pour lequel je me devais de faire les déplacements comme membre du gouvernement pour venir témoigner de l'appui du gouvernement et de la compassion pour toutes les familles éplorées. Et donc demain nous serons au stade des lieux prévus pour les funérailles et nous espérons que tous seront vêtus de noir en signe de soutien et de compassion à ces compatriotes qui sont fauchés parce que c'est toute la République démocratique du Congo qui est touchée par ces deuils. D'abord, c'était un message de soutien. Que le Rwanda tue au Congo, c'est connu. Nous prenons des dispositions, notamment avec nos forces armées, pour voir comment non seulement contenir leurs aventures, mais aussi les sortir de nos territoires. Ça prend du temps, mais nous finirons par y arriver. Mais bizadusaba igihe ariko bizarangira tubigezeho gukura ingabo z'u Rwanda muri Kongo
icyo kibazo gihe ubufasha bwose basabye kugira ngo ziveyo babahaye budakwiye bigeze bavuga ngo South Africa cyangwa SADC batwohereje abasirikare ubona bageze aho babahaye intwaro ngo babikurire babahaye wa mugani bamwe marema yavuga ngo barinde amashu barakubeshya. South Africa ifite igisirikare gikomeye muri Tanzania Afrika nande bose barabasondetse ari ikintu gihari se bura ari akantu cyangwa harimo uruhande rwe rwarateguye intambara rundi ruza ruje kurwana intambara icyabaye kuri Congo niba barananiwe kwirukana uwo bita ko ari umwanzi wabo ari w'u Rwanda n'ingabo zabo zabateye ariko bagakomeza bakabivuga harimo ibintu bibiri impamvu uwo muntu batabasha kumwirukana nta ntege bafite ubutegetsi butabasha kurinda abaturage babwo buba bwatsinzwe cyangwa se baravuga ko batewe n'umuntu bagomba kumwirukana bigasa nka bya bindi umwana w'incuke abahagaze ahari akazuba karenga akabona igicucu cye akajya yiruka agihunga akavuga ati nzakirwanya kimveho ntabwo cyamuvaho kimuvaho izuba rirenze kubera ko ntazihari ntabwo afite n'izo yirukana. Ngaya ngoko ubwo nibo bakumenya ngo barakora iki ku baturage babo. Gusa twabwira abantu nuko amakuru yifashe muyayaradekara ko hagiye kuba intambara usibye kwihari irimo kurwanwa n'isanzwe nukumenya gusa nawe aravuga ko bizatwara igihe ariko bizeye ko bazashyira bakabigeraho. Ese nta handi bafata abaturage bakabajyana hatari muri zone y'imirwano? Icyo ndimo nibaza bakwimuye abaturage bari mu nkambi bakabajyana aho bashobora kubaha security babajyana nk'iyo za Kisangane nahe kure hashoboka ubundi bagasigara ari zone y'imirwano bakarwana. Uzi impamvu batabikora se? Buri wese arabakeneye. None se ubiyaba yarabimuye ari burasende kugira ngo agaragaze ko barashwe n'inyeshyamba. Uwo ni wese kandi oya umunyamakuru bavuga kuri Mugunga iraswa rya Mugunga niho bakiri kuvuga ngayo ngo ukoreka rero nshuti bakunze ngira ngo ni byinshi bivugwa. Nabonye na mukanya ikibuga cy'indege cya Njiri iriya muri Kongo habaye impanuka iteye ubwoba indege y'imodoka ikamyo niba ari igiki kamyo se mu kibuga yakoragamo iki yiruka ikibuga cy'indege Njiri yiruka se abapolisi mu bigiza abantu 100 bose hasi barangiye none se kamyo bagongera mu kibuga itompase abantu bafata ama video bari abantu bangana batyo se mu kibuga cy'indege cyangwa ni hafi yacyo none akavuga kari ku yayo pole ya Njiri ubwo ni kwirembo mu kibuga indani baba yari abagenzi bajyaga mu ndege usubwo babagonzwe n'ikamyo ivaye cyetse niba ari kizimya moto yatambuka ikabura nka feri ikagonga nk'umurongo w'abajya nko mu ndege kayo none agabireba bana bifilmira mu nyubako iri hejuru bafilima hasi sinzi niba ariko ngo na perezida Kisekedi n'indege yaho yabagonga so ni ibintu byabo biri ku murongo byinshi ntawubaho uzwa n'iki kubaho nubwo kiriya kibuga kigeramo kagira ngo ntikigiri mfasha igenda igira itokocokoco nagiciye perezida Kisekedi ngo yabonanye na padiri Cardinal Ambongo. Urumva Mbongo yari yazanye ibintu bya bongo Ambongo rwose babonaniye hera nahuze mbira mu kanya ubushe nitwa twabivuze twatutibura ikikubwira imbaraga za kiliziya bavuze bati baramwitana tutibura kina na kiliziya none kize uri maze iminsi mutuma turagushaka Kisekedi se kuzana ibintu byo kwikanya ni wowe twashakaga turi kubwira uze tuvugane. Yes ni Fayulu nawe yakamejeje ashaka kise kandi ko yatsinzwe agaceceka yo bamuhaye ntashizemo yatsinzwe ariko ngo ntago agomba kurebera ngo Kisekedi ahindura itegeko nshinga yaje urabona ukuntu mu matora twavugaga ngo nibatsindwa bazasara ariko mwibuka ko nari narababwiye ngo opposition ya Kongo yagezaho bayitamika ikintu kidogo babahaye akantu ntiyabona uko avuga yarazi rero ko muri iyi kabineti bashobora kuzamuha none ntibaramuha hako naniyo barakora ndumva nta guverinoma barayikora baracyashaka speaker bamaze gushaka impamvu arimo kubikora kuri uzi cyari kirimo kuba agiye kuzana kwataka Kisekedi kugira ngo Kisekedi atirara akamwibagirwa